ngo ugiye gutegura ibirori, azaba ari ibirori binini kandi ibirori byagutse. Cyokoze muri ibyo birori arambwira ngo genda urangurure umbwirire abantu ngo batakaje ibyiringiro, batakaza imikorere yabo, batakaza kunyubaha, batakaza gutinya ibyo baziririzaga bagihamagarwa. Ubu barabitinyutse, barabyejeje, babikora nk'abanywa amazi. Imana irangije imbwira amagambo anteye ubwoba bashumba, irambwira iti Zawadi we, genda ubambwirire ngo nabashakiye inkuge, bamwe bayibazaho abandi bayibona yuzuye, mbahamagarira kwinjiramo ngo baze bakire umwuzure ugiye kuza, baranga. None ubwo banze kuyinjiramo, nubambwirire ngo abantu nibatayikiriramo nzayikirizamo inyamaswa. Muririmbyi akanga kuririmba, umuhanuzi akongeramo ibye, umuvugabutumwa agatangira agashyiraho igiciro agenderaho, iyo rigahita yiyizira mu irigara, gahita ivuga ati "Wi salama zawa fresh, turi fresh ni power." Waje tukigira mu rusengero, iburi rishyire hasi, akantu kakanyangu kareke va ku nzoga kuramo miniza tugende, hahita nitaba. Niwanga kuza mu nkuge, Imana izajabura ingurube hariya mu kiyondo yizane. Ntabwo bahise babyumva. Ubu mfite abantu twagiye tubisikana basohoka, Imana ikavuga ati inkuge yabukane, nimutayibamo ngo mwubahe, munyumvire, mwitonde. Iyi nkuge mukayibyiniramo mubyinata, abandi mukanga kuyigumamo, mwebwe muzagenda nzana akagurube nkinjiza. Abivuga mukandakarira, utagishyushya amazi ngo umugabo yoge, utagisasa akaba umugabo atamubwira ngo kora iki ngo gikore. Twumvishe ngo yamubwira ngo ujya muri repetition akigira muri niba ture, yamubwira muri niba turakigira muri korari. Imana ikabwira uwo mugabo ati kuko wakomeje kunyubaha ndo Uwiteka ndakuruhuye. Iramuruhuye, aruhijwe n'iki? Ntabwo umuntu unesha ibyaha azamufata ngo amuhe inzu, ntabwo umuntu unesha ibyaha azamufata ngo amuhe imodoka. Ibyo n'abapagani barabifite. Ntabwo unesha ibyaha azamuha ikote ry'ibihumbi 200, ngo ahubwo azafata akaboko gutya ntiza hano, hayazanaka hagende gake gake ati suhuza bano n'abakerubi, suhuza n'abo baserafi, ati pepera na biriya bizima. Narangiza kubwira ati pepera bariya mwabanye mwisi, ariko ngo akora ikintu gikomeye gutwara akaboko, avuga ati genda ntukubagane, ngwino. Akubwira ati suhuza uyu niwe data wa twese. Muririmbyi yavuze ngo ikintu gikomeye, Yesu azavuga izina rye ku Mana mu ijuru. Herewene shakostafo inima, kuvuga izina ryawe. Haleluya. Nishimiye kubana namwe. Nitwa ababyeyi Zawadi Georgette, ndi umukobwa, naturutse mu majyaruguru y'u Rwanda, i Musanze. Imana ibahe umugisha, tuvuge cyane amen. No torero nanjye rero nijyo nteraniramo muri ADPR, ahazwi nko kuri Bukane, ariko by'umwihariko ndashima ko ndi umukristo, kuko icyo nicyo kintu gihumuriza umutima wanjye. Niko umuririmbyi yavuze, aravuga ngo kinyibagiza ibyago byose, ahubwo nkumva nduhuwe n'umwami Yesu, tuvuge cyane amen. Rero nishimiye kubana namwe, tugiye gusangirira hamwe ijambo ry'Imana, igitabo cya Esiteri, igice cyaho cya mbere. Turasoma duhereye ku murongo waho wa 9. Kuri paji ya 472 mu Isezerano rya Kera, ko ari gukoresha Bibiliya y'impapuro. Esiteri igice cyaho cya mbere, tugiye gusoma duhereye ku murongo waho wa 9. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Ku murongo wa 9 haranditse ngo kandi umwamikazi Vashiti nawe atekeshereza abagore ibyo kurya mu nzu y'umwami, ariyo y'umwami Ahasuwerusi. Ku murongo wa 10 haranditswe ngo nuko ku munsi wa 7 umwami anezeza umutima we na vino, ategeka inkone ndwi zaherezaga umwami Ahasuwerusi
ku murongo wa 11 ngo bazana umwamikazi Vashiti imbere y'umwami yambaye ikamba kugira ngo amumurikire abantu n'abatware abamurikire ubwiza bwe, kuko Vashiti yari umunyaburanga. Ariko umwamikazi Vashiti yanga kuzanwa n'itegeko ry'umwami yamutegekesheje inkone ze. Umwami niko kurakara cyane, uburakari bugurumana muri we. Umwami niko kurakara cyane, uburakari bugurumana muri we. Duhinduye paje kuri icyo gice cya kabiri, Esteri igice cya kabiri ku murongo waho wa 17 haranditswe ngo umwami abonye Esteri aramushima, amurutisha abagore bose, aramukundwakaza amurutisha abakobwa bose, bituma amwambika ikamba amugira umwamikazi mu cyimbo cya Vashiti. Tuvuge cyane amen, twongere cyane amen. Ayo niyo magambo umwami yanshyize ku mutima. Abafite nkaho barambika Bibiliya byakunda, dukomere Imana amashyi kubw'ijambo ryayo twumvise. Imana itugirire neza, nezerewe n'Imana mu mutima, nishimwe rikomeye mfite. Bwa mbere ndashima Imana, ariko kandi ndashima n'abashumba mwantekerejeho, ndashima namwe bakristo mwaje, ndashima na protokole batwitayeho. Niko nabyumvise sinari mbizi, dore nturutse Musanze ngo hari n'abari online. Imana ibaha umugisha ko bafunguye link. Ndabashimiye mwese rero kubwitange bwanyu. Imana yo mwijuru ibaha umugisha. Kare nibwo nabitekerezaga kera, ariko ninjye mvuga kera hanjye muri uru rugendo mujye mwumva ari vuba, kuko njye nkunda kubwira abantu ngo ngende umunyagice. Kera hanjye nigeze njya gusenga ahantu kera hakibaye ibyo gusengera mu butayu, ngenda nambaye nka gutya nyine nditega mfuka n'amatwi, noneho nicara mu gatsinda nari mpasanze. Banyitegereje ukuntu nambaye bagira ngo ndi umurokore wa kera. Mugabo wari uhari umeze nka Munezero ababwiye iyo bari begeranye atusengere uwo mukobwa nitumara gusenga tugezeho ijambo ry'Imana. Ariko icyo gihe nari maze nk'amezi 2 mbatijwe, ntabwo nari nzi ngo itangiriro ribahanga ibyahishuwe bibaha. Nuko baransengera, bari kunsengera mfata akabibiliya kanjye n'agahago, bandanyereye mu ishyamba bahumura narenze. Uyu munsi rero habuze gake ngo bibe. Mpamvu kuza imbere yanyu nkababwiriza cyangwa se nkababwira ijambo ry'Imana, ntabwo ari byo nikandagira, ahubwo ikibazo ni ukunshyira inyuma y'abariya bantu afite ukuntu batangatanga Bibiliya bakinaga mu itangiro bagakubitamo ibyahishuwe, ukumva barayiryoheje ukabura ibyo uri buvuge. Ariko umugabo umwe witwa Yohana, Yesu baramukonkobokanye bajya kuri Yorodani. Bagezeyo ati naringize nguje kumbatiza. Yesu ati ntabwo nje kukubatiza, ahubwo niwe urambatiza. Yohana ati ntabwo bikwiye ko nakubatiza kuko sinafungura n'udushumi tw'inkweto. Yesu ati turabikora kugira ngo dusoze gukiranuka kose. Ntawe unyumvise avuge amen. Nyuma y'amagambo twumvise, nyuma y'indirimbo twumvise, nyuma y'umuziki mwiza twumvise, nyuma y'amaturo meza twatuye, ntacyo kuvuga cyari gihari nyuma y'amasengesho meza twasenze, ariko nyine tugiye kubikora kugira ngo dusoze gukiranuka kose. Seme amen. Twongere cyane amen. Imana ibaha umugisha rero ko mugiye kumfasha gusoza gukiranuka kose mu mwanya mutoya. Yego ndamushimira ngo yakoze, ndamubwira ngo yahemutse. Kuvuga ku nkuru z'Abisirayeli akazintanga mba ndumva ndi guhomba. Inkuru z'Abisirayeli bazi ko arizo nkunda kuvugaho, ndazikunda cyane. Ariko uyu munsi numvisha ari nshya wagira nibwo bazinsomeye. Uyu munsi numvisha wagira ngo nibwo basomye inkuru zo kuva. Ikintu cyantangaje cyane
njya nkunda kwibaza ahantu situation cyangwa se ahantu aba baririmbyi dukoresha bo mu ndirimbo mu gitabo cy'indirimbo, kibaza ahantu baziririmbye bahagaze. None uyu munsi naje kumenya umuririmbyi waririmbye ngo uzaca uwo mugozi umboshe umutima, maze kumenya ko yayiririmbye ahagaze muri Egiputa. Arareba abona nubwo amaboko ataboshe, amaguru ataboshe, nta rugingo na rumwe ruziritse, ariko umutima we uraboshe. cyakoze n'uwaretse kumuboha amaguru n'amaboko ntabwo ari impuhwe yamugiriye, ahubwo yamusigiyemo akanya ko kwiyagana ngo abone uko abumba amatafari. Ntabwo ari impuhwe batugiriye. Kuba amaboko yacu batarayaboshe, amaguru yacu bakayareka yatera intambwe, nuko n'ubundi bafite ingabo bashize kuri circumference y'igihugu, ku muzenguruko kuri perimetre y'igihugu, bavuga ngo n'ubundi niyo yava yaturuka mu gace kamwe kegereye ibwami agasimbuka akikoza hariya hirya n'ubundi hegereye ingabo, akinyabya akajya hirya hegereye ibintu by'abajyanama, ntabwo azigera arenga Egiputa. Niko Bibiliya yatubwiye ngo ubwo babarekuraga ngo bajye gutambira Imana yabo ibitambo, ngo Farawo yarababwiye ngo ibitangaza mwakoze biranyemeje, none nimugende mutambire Imana yanyu ibitambo, ngo ariko nimujye kure. Basi wowe aravuga ngo mugende Imana yanyu muyitambire, ariko ntimujye kure. Ariko dusanga umuririmbyi ariho yazamutse ari mu gihimbano cy'umwuka, aravuga ngo baratwemereye ngo dutambire Imana yacu ariko ntitujye kure. Aravuga ngo nubwo imibiri batayiboheye kugenda, ariko imitima yacu barayiboshe. Aravuga ngo Mwami tukwinginze nuzuce uyu mugozi utubashe umutima, twanezezwa no kubohorwa tukabona uko tugukorera. Aravuga ngo ko tutacurangira inaha, tukaba tutasirimbira inaha, kugenda tukakegeta amajosi y'amatungo amaraso akameneka, tukosa izo nyamaswa, tukosa n'amafu. Ibyo ngibyo urumva ubundi Imana yatwishimira ite? Undi aramusubiza ati reka nshyireho icyo gitero kuri iyo ndirimbo. Amazi angicaye aravuga ati ntacyo, nubwo bimeze bityo twinginga Imana tuyibwire ngo uraturinde Mwami, udutunganyiriza imigambi. Turabizi uzadukura hano tujyana i Kanani, ariko nituba tunaniwe urugendo uzatwibutse. Undi ati nibyo we, ati mise numva ihumure rije, mwarimu we ihumure riraje, hasigaye umwanya muto tukazahozwa ibyo byose tugeze iwacu mu ijuru. Tuvuge cyane amen, twongere cyane amen. Kandi nubwo tukiri muri iki gihugu, niko umuririmbyi yavuze, aravuga ngo aba bari kuturusha bo kwa Farawo n'abahungu be n'ingabo, ntabwo ari inyamaswa n'abantu, nabo n'abantu bava mu masomo yacu. Ariko arababwira ngo, yabwiraga Abisirayeli bagenzi be, arababwira ngo abantu bari kuturusha b'Abanyegiputa uretse kutagira umutima w'umuntu, naho ubundi n'abantu. Rero ntiwigwe wijujuta, ntiwigwe uva ku Mana, wowe uyikomereho. Nubwo turushwa n'abantu, twizere Imana yacu. Nta unyumvise avuge amen. Nubwo turushwa n'abantu, twizere Imana yacu. Njya nkunda kubwira abantu, kababwira ngo nuza mu iteraniro gutya, cyambere cyo handi urivugira ubusa ku musozi, ko bimeze. Cya kabiri, abashumba n'abavuga butumwa muri mu iteraniro ndabizi murimo benshi, nugira abantu ukabona ntibakumva, uzabihorere wowe, uzaba wavugije impanda nk'uko Umwami yabikubwiye. Ikiriho n'iki, aba bantu bari hano haba hateranyemo ingabo za Farawo, hagaterana n'umuntu w'ubwoko bw'Abisirayeli. Hari iteraniro ryigeze riba, mwabonaga ko ibyo ntari kumva nigumiraga hariya, ati muze dusenge nkigumira iriya, ibyo ntari kumva ntabwo nzi. Hari iteraniro ryageze ribaho Yesu aririmo, abagabo baturutse mu irimbi, niba ari abagabo niba ari abagore nta babivuze, baravuze ngo ni abantu baza barimo abadayimoni. Bibiliya bita ngo ni abasazi, ubwo buno twabishyira mu Kinyarwanda cyiza. Bahageze batangira kwizambaguza,
abadayimoni babarimo baravuga bati Yesu mwene Dawidi uradushakaho iki? Baramwinginga bati turabizi ko kudukura muri aba bantu urabishoboye, ariko watugirira faveri tukigira muri ziriya ngurube. Njya mbwira abantu ngo nimba ubona kuza gusenga ariko wabuze ikindi ukora ukavuga ngo ntabwo ndirirwa mu rugo, ujye ubireka. Hari n'ibyago duterwa no kuhaba, hari ibyago duterwa no kuhaba. Biratunejeje ko mwagize neza muri mu materaniro, ariko hari ibyago waterwa nuko wahabaye. Ingurube zazize ko ziri aho ozarantura, ukabura aho nturi mu ntumwa, nturi Petero, nturi Yohana, nturi umuririmbyi, nturi umudiyakoni, nturi umuvugabutumwa, nturi umuhanuzi, ntube n'umunyamasengesho. Ubwo se urumva abadayimoni niba tuvamo barajya si mu ngurube? Abadayimoni niba tuvamo barajya mu ngurube. Iyo ranjuze mu ntumwa, nimba atari wowe Yesu urakora igitangaza, ntaba ari nawe kirakorerwa ngo abadayimoni bakuveho. Iyo ranjuze mu ntumwa uvuge ngo nanjye nari mu bagaragiye Yesu, nubwo nari mfite ibihe bike byo gusenga, nagombaga ko haba nk'umuririmbyi, nubwo nari ndi mu bihe bike byo gusenga, ariko nagombaga guterana nk'umudiyakoni uri hano nk'iki. Mvuze nabi we? Niba utari mu ntumwa 12, ukaba utari mu bantu barimo abadayimoni turabakuramo, ukaba atari wowe Yesu urabadukiza, ubwo nturi ingurube irajyamo abadayimoni ra? Ariko twibuka Imana, umwami wacu Yesu yatubwiye amagambo meza. N'abandi batsinze intambara kera iyi turi kurwana baratubwiye ngo twirinde. Kwirinda si ibyo nari ngambiriye kuvugaho, ahubwo uwacu yatubwirije neza. Aratubwira ngo kuba Imana yakora igitangaza, ariko nafashijwe pe, ngo kuba Imana yakora igitangaza cya mbere ntabwo bivuze kugenda, n'icya kabiri nkajya n'icya 9 ngo ntabwo buragenda. Nahise menya undi muririmbyi ko burya ariho yari ahagaze. Hari umuririmbyi dukunda kuririmba, barokore benshi dukunda, ni umuririmbyi ngo barebye basanga yambaye madowadowa, basanga ari mu ngabo. Baramubaza ati ko umeze gutyo? Ati ndi umurwanyi. Tese murwanyi mbwira nawe. Abasubiza ati se kugira ngo igihugu cyose cyuzura ibikeri bya bindi batubwiye, igihugu cyose cyuzura inda, igihugu cyose amazi ahinduka amaraso, mugira ngo twatabawe? Ntabwo twatabawe. Cyo zarindi yereko twagize riravuga ngo urugamba nubwo uyu munsi rutazashira, urugamba ruzashira, ariko ugume mu ntambara. Ubu nonaha ntabwo urataha ngo usange aho wakodesha garandi rodi yavuyemo ngo hagume haba hawe. Mwabasore mwe ntabwo wava hano ngo utaha ugira umugore, kigaragara waba wishingiye, sino urugamba ruzashira, guma mu ntambara. Mwabakobwa mwe bituri kubahuna ngo Imana ibahaye abagabo, ntabwo wava hano ngo bakujyane bibe binyuze mu mucyo, waba wishingiye. Ahubwo urugamba ruzashira, genda ukomeze uri umukobwa. Uretse igitangaza gihutiyeho, nta muntu uri muri iri teraniro wapfa gutaha ngo asange ahantu yasize nta n'ikiro cy'umuceri ngo asange huzuyemo umufuka. Ni igitangaza gihutiyeho, ahubwo ibiryo bizaboneka, genda ukomeze uri kugura ku irobo. Urugamba ruzashira, ugume mu ntambara. Ikintu kiri kuduca intege mu rugendo ni abantu bari kutwicaza gutya bakadukomvenka ko birarara bishize. Ntabwo twatabarirwa rimwe, ahubwo nimudutanga mu bisubizo muzabihobere, mwitubwirire ko musize natwe twambara. Seme amen. Twongere cyane amen. Zamura ikiganza tuvuge amen. Nari mbigize itegeko basi mumbabarire. Wabanje nasanze yigisha niwe watubwiye ku bintu byitwa amahoro. Yesu aha abantu be.
amahoro yayavuzeho mpita mbohoka ku bantu kuno ubwira abantu ngo mvugira ngo amena ntabivuge titera haleluya ntiyigwa yitera tuzamura akaboko duhimana ikibare wakayamanura mutima haguruke tubyine ntiyirwa haguruka mwegere imbere tubasengere ntazi hari icyo uba ufite adafite niko umuririmbyi yavuze aravuga ngo we ari kubyiyumvamo afite amahoro ngo atemba nk'uruzi ariko arungurutse mu baturanyi be abona babarogera rimwe bakajya gushaka impigi we ntazeyo kandi akabarusha gukomera aravuga ngo burya ya mahoro ntabwo bose bayazi baba we hari amahoro atemba nk'uruzi ntabwo ab'isi bayazi ntabwo bose bayazi nta gitangaza ko mwaba mwarasengeye ku kidiyakoni umunsi umwe ukaba uyafite atayafite aba mwasezeraniye mu kwezi kumwe ntabwo ari uko wowe utagira ibigeragezo mu rugo hari amahoro ufite adafite ariko mana wahita agira icyifuzo aravuga ati nkurikije uko ndi kwiyumva bari kumpa intaraza bugacya ndi muzima bari kohereza amahembe bugacya ngenda bari kumbyimbisha amaguru bugacya ndi wa wundi bari kunsaza bugacya ndi muzima bari kunyambura bugacya nkiriho aravuga ngo icyama ngasanga nawe uyahawe dufite abantu muri uru rugendo badukanye impano yo kwikubira Imana yamuha amahoro ati ndagushimye ko mpaye amahoro bayi na hejo akiryamira umuririmbyi wahise avuga ngo ayo mahoro atemba nk'uruzi ab'isi ntibayazi ariko icyama ngo nawe ngasanga nawe uyahawe ndagize amahirwe abarasenze nk'uko twahoze duhamagara abantu arasenga arafashwa yumva impano y'umwuka umujeho yumva Kristo aramufashe ahita avuga ati ubu buryohe numvise muri Yesu Kristo mfite mfata umwanzuro ndagiye nshobora no kumanuka n'amaguru nkagenda mubwira abantu ahita abwira na mugenzi ati ndakwinginze turamumenye twembi ubwo maze kumwemera nk'umukiza wawe uhamye mu bandi ibyo yagukoreye usaba Imana ibahishurire Yesu ubwo buntu ntukabwikubire iyo neza Imana yakugiriye ntuzayikubire ahubwo ujye ugenda uhamye mu bandi iby'Imana yagukoreye bahabwe nabo kuri ubwo buntu seme amen twongere cyane amen twongere cyane amen nuko rero ntugasitazwe n'ibiba ntugasitazwe n'ibyo uhuye nabyo amahoro ufite ntabwo ari abandi bafite aho muranyumvise na hano barumva nabo hejuru bakabyumva tuvuge cyane amen twongere cyane amen narimbuze ngo idufite ntabwo ari by'abandi bafite amahoro ufite ntabwo ariyo abandi bafite hashimwe Yesu waduhaye amahoro hashimwe Yesu wadufashe nari ndi kwivugira ku ijambo ry'inkuru z'abanyegiputa ndazikunda hari ahantu nasomye kuri kiriya kimenyetso cy'ibibugu ntabwo ndi kwibuka ngo ni icyakangaye cyarantunguye cyane biriya byose Bibiliya iravuga ngo amazi y'igihugu yose ibikeri bikwira mu gihugu hose siko namwe mu bisoma umukungugu wose uhinduka inda ariko kuri kiriya kimenyetso cy'ibibugu ntabwo habaye mu gihugu cyose Bibiliya irambwira ngo ariko hari ahantu muri Egiputa hari kampu ahantu abisirayeli bari batuye ngo aho hantu hitwa Gosheni ntabwo yigeze hakana nta kibugu na kimwe kigeze gikandagira Gosheni nubwo naho hari muri Egiputa Imana igutuza Gosheni ahatazagera ikibugu kuba uri muri Egiputa ntabwo ari ikibazo Imana yakiranje ikagushyira Gosheni ntihagire ikibugu na kimwe kihakandagira ntabwo kiriya cyari icyorezo cyaje nta muntu ntunzeho urutoki n'abakirwaye mwihangane ndavuga covid iza mu Rwanda hari abantu ntabwo abakirwaye abarwaye covid nta cyaha mwari mwakoze ariko kandi abatarayirwaye Imana yadutuje Gosheni
ukabona umuturanyi wawe bashyizeho agatambaro gatukura, uwo hirya bazanye imodoka bipfutse, uwo hakurya bamushize mu kato, undi ati ntuzagere muri saro. Imana ikagufata, abo mubana buri wese ari mu cyumba cye ngo atanduze undi, abo mukorana bose banduye, Imana ikagutuza i Gosheni. Muzabibona Kigali wo kubabwira Imana biranyorohera kuyumva, kuko mwebwe mufite uko mubona Imana gusumbya abo mu ntara, kuko twe biraguca ukajya munsi y'urugo ukazamukana ikiro cy'ibirayi ukarya, naho byaba bitari byeze ukagisiga gihagaze bikazashora nyuma. Ahangaha tujya tubona muri iyi Kigali Imana idutuza i Gosheni, ikaharinda kugera Ikibugu, ikiro cy'ibirayi kikagwa muri 2, ukabona uretse no kubitogosa wowe ubitetsemo ifiriti. Imana ikagutuza i Gosheni, kiro cy'inyama kikagwa muri 5, wowe ukajya urarya n'amaroti zirimo amagufa. Imana igitutuza i Gosheni, ikagufata abantu bose mukorana, abantu bose muturanye, abantu bose mwiganye, ukabona ubayeho neza, afite agataro, abagatara. Imana ishimwe ko Imana yabahaye igishoro, ukabona biragufashe kuri ya mashuri yawe uzi na bwa bwenge wize ufite, ukabona iguteretse mu biro. Hashimwe Imana igidutuza i Gosheni. Nta bufundi wize n'ikiyede ni wari ugishoboye, nta tubaraga, Imana ikagufata ikakugira chef de chantier. Gusa abanyakigali ntabwo tubazi ko mubayeho, turabiyobewe. Imana igiye iranja ikaturwanaho, utazi niko umuririmbyi yavuze ngo sinzi uko uyigenza, sinzi nuko ibikora, icyo nzi nuko yitegetse bitungana. Kaza gusenga iti mbugane nawe uti winda kumva ndi Uwiteka nguhaye ibaze, utinyi baze kagenda ureba imibare, amafaranga ibaze ya makigura 50 n'urugero, kareba ukuntu urabona ibaze ya 50 n'abana babuze ibyo kurya, uti Imana warukoze kuvugana nanjye, uzabisoza buriya nyuma y'imyaka 5. Mukanya ugakubitana n'umuntu ari kuvuga ati wampayemo 2, kavuga se uyu wayikuye he? Kakubitana n'umuntu afite urukweto ruri kuyaga rwa miliwari, ari kukubwira ati wampayemo 5, wajya mu isoko ugasanga uruhagazemo make guhereza 40. Mbese Imana sinzi ukuntu ibigenza, Imana sinzi uko ibikora, icyo tuzi nuko yitegetse bitungana. Tuvuge amen. Twongere cyane amen. Zamura ikiganza tuvuge amen. Nigeze njya gusengera ahantu, ntabwo ari mu Rwanda, hora n'umugabo w'umupasiteri wari wantumiye ni kera, ahita bitera imibare, arambwira ati ntabwo nari namenye ko ari wowe, kandi ari wowe wampamagaye ukanyandikira tukavugana. Ati ndavuga nyine gutyo mungana, ntabwo twari twamenye ko ari gutyo mungana, iyi ni ngewe mfite ibirose nkani turuba. Imana igira neza ngo yatese none, ati nashakaga umuntu upfubura igiterane cyapfubye mu cyumweru gishize. Yakoresheje ijambo gupfubura igiterane. Ati rero mbajije ku bantu tuziranye bari mu Rwanda, barambwira ngo uri kugerageza muri ino minsi. Ngo ndavuga nti uwo mukirisi tugerageza bamume, numvise ijwi ngira ngo ni Zamana, none ni wowe? Ninjye. Atumva amateka y'icyo giterane rero mukobwa. Ati twari twabambye amahema, korari ari kuririmba, muvuga butumwa tumushyiraho ngo asegere bayabwirize, ati umurozi abayohereje inkuba, nta mvura iri kugwa, izuba riva, inkuba birakubise, abaragandaguritse, igiterane kirapfa, tujya guhembura umukozi w'Imana umunsi uburije. Inkuba niko ninyi nkuba. Ati nuko bimeze rero, niyo mpamvu mbonye ari nawe. Atuzi uwo mugabo nti atari afite ibiro nka 95. Ati none wowe data we, ndamubwira nifite igitekerezo. Icyo giterane kiraba n'ahantu bita Mubende za Kampala, hirya ya Kampala. Nifite igitekerezo. Ati kihe? Turi kumva ngewe utanyizeye. Ati wapi? Ariko wizera Imana. Ngwi ni nanjye ndayizera.
ati nibwo dukomeze tujye mu giterane. ati si byo gusa ngwi, ati wowe, ati nangize hari ikindi gitekerezo. ufite ni weya kera bayiringiraga bari mu mahoro, natwe tumufite nitwifuza undi murengezi. uwo murozi wabakanze, izo nkuba yohereje, uko umujyi yaberekejeho, uko giterane yakivuyanze, abo barozi batararemwa, izo nkuba zitararemwa, imisozi itararemwa, isi itarabumbwa, uhereye kera kose Imana iri uko yahoze. ndavuga ni njyewe ibintu by'inkuba niyo yaba atari indogano, ari imvura iri kugwa, ntabwo njye nigirira ubwoba, mpita nshyiramo ibintu biratuma ntayumva. ibintu by'abarozi nabyo rwose njyewe ndabitinya, ariko Yesu wacu ubwo adapfa singipfuye, nje na Yesu turi umwe. seme amen, twongere cyane amen. ese ntabwo wasomye hepfo avuga ngo amazi ajyana iby'iyi si, imyaka ijyana iby'iyi si nk'amazi ahurura? ati narahasomye. ugira se ngo mu by'iyi si uwo murozi we ntarimo? ati ndabizi. ugira ngo muri by'iyi si se izo nkuba ntizirimo? ati ndabizi. hoje tujye mu giterane twambaza Imana, uwiringira Imana abona amahoro meza adashira, kandi abo Yesu arindisha amaboko ye nta mubisha ubasha kubageraho. mbere aha ndi gusenga, Imana yambwiye kubwira abantu, kandi namwe muri abantu, rambwira ngo genda urangurure umbwirire abantu ngo batakaje ibyiringiro, batakaza imikorere yabo, batakaza kunyubaha, batakaza gutinya ibyo baziririzaga bagihamagarwa. ubu barabitinyutse, barabyejeje, babikora nk'abanywa amazi. Imana irangije imbwira amagambo anteye ubwoba abashumba, irambwira iti Zawadi we, genda ubambwirire ngo nabashakiye inkuge, bamwe bayibazaho abandi bayibona yuzuye, mbahamagarira kwinjiramo ngo baze bakire umwuzure ugiye kuza, baranga. none ubwo banze kuyinjiramo, nubambwirire ngo abantu nibatayikiriramo nzayikirizamo inyamaswa. niwanga kuza mu nkuge, Imana izajabura ingurube hariya mu kiyondo yizane. ntabwo bahise babyumva. ubu mfite abantu twagiye tubisikana basohoka, Imana ikavuga ati inkuge yabukane, nimutayibamo ngo mwubahe, munyumvire, mwitonde, iyi nkuge mukayibyiniramo mubyinata, abandi mukanga kuyigumamo, mwebwe muzagenda nzana akagurube nkinjiza. umuririmbyi akanga kuririmba, umuhanuzi akongeramo ibye, umuvugabutumwa agatangira agashyiraho igiciro agenderaho, iyo rigahita yiyizira mu irigara, gahita ivuga ati biyi salama zawa fresh, turi fresh, ni power. waje se tukigira mu rusengero, iburi rishyire hasi, akantu kakanyanguka reka va ku nzoga, akuramo miniza tugenda, hahita nitaba. niwanga kuyizamo izazana ihene. ibi ngibi nahozemo, nanabwiye abantu ngo uyu muziki uyu tujye tuwubyaza umusaruro, kuko turetse umuziki wo kuvuga ngo turi guhimbaza Imana, umuziki ni umugira umumaro mu mubiri w'umuntu. kuko nabo hanze mujya mubona bawukenera, hanze ndi kuvuga ni hanze y'itorero, barawukenera ukumva ngo yagiye kubyina, ngo yaraye mu gisopu, ngo ananure imitsi, ngo aruhure mu mutwe. beshe ubwira umugabo ngo ngiye kurara muri night club, urebe ko hajya batubwira ni mucyara wawe, uriya ni umudamu wawe, uriya yakubwira ati mugabo mwiza, ngiye kurara mu kabyiniro hano ku gisimenti, bafite igisopu nimugoroba, none sheri ko narangije imirimo yose wareka nkagenda, ukemera? wamureka akajyayo? ntabwo ari agakiza waba uri kurinda gusa, harimo no gufuha. kavuga ati se ubwo umuntu wamubyinishije nibigera saa 8 igisopu kirangiye aramuzana cyangwa aramucumbikira. uyu muziki mwa muri gupfusha ubusa hano rero,
niho honyine mbasha gufata mwarimu tukawubyina naho yankuye nawe ati ndi kuhibuka, tugaterana umugongo tukagaruka ndi kureba ni mwarimu we aho yankuye we. Madamu akavuga ati Imana ishimwe, Imana ishimwe, akadufana ntafuhe. Musobanukirwe n'ikintu kivuga ngo tuzakandagira hose hazaba hafi. Uzasohokane na madamu, nimugerayo haza umukobwa w'imyaka 20 n'ingahe, aza ati mushumba nitwa Zawadi, urebe uko umugore arareba, ariko hano nare gutsenda guhobera uti ni karibu umukobwa wa Yesu. Mbese aho dukandagiye hose haba ahacu, ariko se haba ahacu hate? Ibyo byose ngo biberaho kutuzanira ibyiza, ariko uwacu we baramubajije ngo ni ibihe, aravuga ati ngeraga icyo naremewe ndakizi, njyewe nzi impamvu niho, naremewe imirimo myiza yose ikoranwa urukundo. Ariko uwo muziki turi kubyinira mu rukundo tukawubyinira muri Yesu Kristo. Nge ntabwo imyaka yaba yagabanutse, kwirabura kwanjye ntibyaba byagabanutse, mushumba ntiyaba yabaye mugufi, n'iyi nzobe yaba acifite. Ahubwo igituma bihinduka twabyinana madamu ntafuhe, byakoranwa urukundo bikorerwa. Basi se ntawe unyumvise avuge amen, twongere cyane amen. Nta kibazo. Hariya muri karitsiye dusanzwe nidushaka tube dusengana, ibintu byo kuza ukamobera ukangundira ngira ngo hari ibyo uri kunsiga, ntabwo mba nkwizeye. Ubwo yigize umwaka ukamobera nimugoroba ngumva ngize amavunane, navuga ni Imana utesha agaciro ibyo runaka yansize, ubwo n'abamobeye mumenyereho. Ariko hano mu rusengero uturukiriya ntanakuzi, ukaza ukagundira ukuzura umwuka ukagendera kwigurura imwe ukantagari ukagarura nti amina amina amina, nta n'ikintu numvise uvuze. Ariko kubera bikoranwa urukundo bigakorerwa muri Yesu, tuvuge cyane amen, twongere cyane amen. Najyaga kubabwira icyo Imana yantumye, ko iyi nkuge nitutayibamo izazana ingurube n'ihene n'intama n'inka n'inkwavu n'inkoko bikayizamo. Kuko yaduhaye amahirwe yo gukirira muri iyi nkuge ntitwabikora. Irangije imbwira rino jambo twasomye, muribuka ko twasomye ibyabereye kwa Ahasuwerusi. Uyu mwami yari umukire, ayoboye n'ubundi bwami bwinshi bwabyita ngo ubwo ni nka kuriya bavuga ngo United harya, bwari ubwami bwunze ubumwe. None hamagara muri ubwo bwami bwabwira abatware barimo n'abami bose ngo nimuze mbamurikira imitungo mfite ibigiciro ibihenze mfite. Baramwitaba, imyaka ngo ishira ari 180 n'ingahe mwarabisomye. Noneho ngo aza kugira icyumweru, aravuga ngo iki cyumweru cyo noneho ntabwo ari cyo kwishimira ibyo mu bwami, ni ukwishimira ibiri mu rugo rwanyu. Barabyishimira nabyo. Ku munsi wera cya cyumweru haravuga ati mfite umugore mwiza mwiza, namwe mureba umugore nahisemo ndi umwami, umugore mwiza mwiza, ariko ntabwo nababwira uko asa. Batese n'inzobe ati ntabwo ari inzobe, ese ni igikara ati ntabwo ari igikara, ni munini sati wapi, nunanutse sati reka none ubwiza uri kuvuga nubuhe. Aravuga ati cyarusha abandi bagore, yaranyemeye kandi aranyumvira arananyubaha akananyubahisha. Mwumva uwo mugore nawe. Abandi bami bakoma amashyi bati washatse neza. Ati ubwo reka nze muhamagare aza baramutse mubereke. Atuma izo ngone zari zikikije aho ngaho zarabahereza ibwami, harazibwira ngo kandi atagira ngo ni umutirano, aba bantu batagira ngo ni umugore nakuye ahandi cyangwa undi nabengutse uyu munsi. Uwo mugore wanjye Imana yanyihereye Vashiti, mumumbwirira ze yambaye ikamba babone ko ari umwamikazi.
hatagira n'umwitiranya nabo bari kugendana. Umugore Bibiliya yatubwiye ngo nawe yari arimo gutekeshereza abagore babo bami bakoraniye iwabo mu nzu ya Hasuwerusi, atari n'inzu y'abandi, mu nzu ya Hasuwerusi. Bamubwiye ngo umwami aramushaka, ati ntabwo naboneka, mugende mumubwire ngo ntabwo nzi. Maze ngo umwami agira uburakari bwinshi ngo buri kubira bumutungukana mu maso. Abajije bagenzi b'inama bamuha, baramubwira bati uwo mugore kuko ari umwamikazi kandi umwere uturutse bukuru kwira hose, natwe abacu barajya badusuzugura kuko nawe wawe yagusuzuguye. Ahubwo uwo mugore ni umuseni, umukure kukubera umugore, umukure kukubera umwamikazi. Turagufasha gucagura undi. Abari mu gihugu bose ntiwaburamo umugore. Bibiliya tubwira ngo mwanya Vashiti bahita bamusena. Habaho imigenzo yo gutumiza abakobwa benshi, abakobwa beza. Ndi kuricamo twese nawe utazi inkuru za Esiteri. Kuri wa murongo twasomye ngo umwami aza kwitegereza Esiteri, ngo abona ari mwiza, abona aramukunze, aranamukundwakaje gusumbya abakobwa bose bamunyuze imbere. Ngo nuko amubengukira kumugira umwamikazi mu cyimbo cya Vashiti. Ku bantu bamenyereye mu ivugabutumwa, murabizi ivugabutumwa ngira mvuga ibintu bitari kumvikana, cyokoze umwuka akamfasha akabibumvisha. Mumfashire ijambo turyumve. Iki Imana yantumye kuvuga, yantumye kubabwira ngo pese urabona kera, ubu ntabwo iyo mpano ntabwo hanuzi meruka kubwumva. Hari ubuhanuzi kera barokore ba kera bagiraga buvuga ngo Imana ije guhemba no guhana. Mwagera mubwumva kera ngo Imana ije guhemba no guhana. Ni nk'ibyo ngibyo, ukibaza ngo uyu mwaka nzawuhanamo, wajya kumva ngo uyu mwaka nzawuhembamo abantu, ukibaza ngo bizakorwa bite. Imana yambwiye ngo ugiye gutegura ibirori, azaba ari ibirori binini kandi ibirori byagutse. Cyokoze muri ibyo birori izasenderamo Vashiti, ariko nibyo izimikiramo Esiteri. Ntabwo babyumvise. Ntabwo ari ngombwa ngo iteke inkono ebyiri, ntabwo ari ngombwa ngo yenge mu ntango ebyiri, ntabwo ari ngombwa ngo ihamagaze inama ebyiri, ntabwo ari ngombwa ngo habe undi muhuro. Uwo muhuro Imana ikoranyije, uwo muhuro Imana iteranyije, uwo muhuro wicayemo Imana niwe ije kwimikiramo Esiteri, kandi niwe ije gusimba. Njya mbwira abantu iri jambo rivuga ngo mu cyimbo bivuga ngo mu mwanya wa. Kukubwira ngo ngwino usenge, wajya kuzanireka uwo mwicaranye bari usenga mu cyimbo cyawe, reka bari usenga mu mwanya wawe. Vashiti yari umwamikazi, Imana yimitse Esiteri mu cyimbo cye. Njya nsobanurira abantu nkababwira ngo mbese mwe mugerageje gukora ubushakashatsi musanga hari ubutaka budafite uwo bubaruyeho, mwasubiza ariko mubishaka. Hari ubutaka budafite uwo bubaruyeho, butari kuri leta, buri ku idini. Ubutari ku idini nubwo umuturage, ugatari bw'abaturage n'ubwa koperative, utari ubwa koperative n'ubwa banke, gutyo siko bigenda. None Imana iri kugusanga ikakubwira ngo iguhaye ikibanza, ubwo izahita irema indi si nkano iguhereza ikibanza. Ubwo Imana ikubwiye ngo iguhaye inzu, uzayubaka mu kirere cyangwa hazabaho mitasiyo ku wari usanganywe bwa buto. Kose mumeze mute? Imana ikubwiye ngo iguhaye ikibanza, hari uwo muzakora mitasiyo, yaba agurishije ku bushake, yaba ari uwagiye kuvuza urwaye, yaba ari uwagiye kubagisha mu Buhinde, yaba ari ukujya kuyanywera, yaba ari ukujya kuyabyinira, yaba agiye kuyahonga indaya, kuko yabisezeranye nawe. ihita ifata Vashiti ikamushyiraho amatwi yo kutumvira. Mugabo ati
ati ikibanza kigurishije icy'umugore, ati njye ninjye wagishatse. Umugore ati inzu ko ariyo twari dufite. Umugabo ati nkeneye imodoka. Vashiti niyumve akinangira amatwi, ntiyumva agaciro ko gusiga aba bagore n'inkono ngo aze asanga umwami imbere y'abami bagenzi be. Yamara kwinangira amatwi, Iyeri ikavugana nawe ngo witegure udufaranga urabona muri uku kwezi ntuturye, hari akamitasiyo wenda kuzakora, ndi Uwiteka nguhaye akabanza. Muhano gutya twicaranye abantu Imana yigura abwira ngo mbajyanye Matewusi. Uzagenda wubaka indi nzu hejuru ya ziriya, cyangwa hari iseta bari gutangira imisoro nabi. Ubusanga abamahani iri kubwira ngo ndi Uwiteka nguhaye akazi. Si harimo n'abaganga bize kubaga, bazabaga se bande? Harimo abize ikiganga iri kubwira ngo mbahaye akazi, hakaba uri hari iri kubwira ati wavuye ku nzoga kanga, ejo bundi bati impyiko imwe iragaze, umwijima urahonnye, ukagenda wa undi Imana yemereye akazi akagusandaguza mu izina rya Yesu. Ariko njye cyo nkunda ku rugero ngiye gutanga haragura Imana ishimwe, hatagira unumva nabi, nkabivuga mukandakarira. Ubu dufite umugore ntago iby'abagore mbizi mpfuye kwivugira n'urugero rwose. Utagishyushya amazi ngo umugabo yoge, utagisasa ndi kugendera ku byo mu wacu yabwirije. Akaba umugabo atamubwira ngo kora iki ngo gikore, twumvishe ngo yamubwira ngo jya muri repetition akigira muri niba ture, yamubwira muri niba turakigira muri korari. Imana ikabwira uwo mugabo ati kuko wakomeje kunyubaha ndi Uwiteka ndakuruhuye. Iramuruhuye, aruhijwe n'iki? Aruhijwe n'umugore. Cyakoze njye nshima Imana, ibyanjye bimeze nka bya bindi twasomye bya Yesu. Bigeze abwira abantu, aramubwira ngo mugende kwa Ntuza, ngo genda kwa Ntuza, ngo nzanire icyana cy'indogobe kimeze gite? Gutya. Unzanire icyana cy'indogobe kiticaweho n'undi muntu. Mwa bakobwa mwe namwe mujye mugabanya amasengesho y'ubugoryi, n'abasore tugabanya amasengesho ameza cyo dusenge. Dore hari n'ukuntu usenga akarindi kawe kagatuma Imana ibangatura icyana cy'indogobe umugongo wahetse abantu, igatimba ibyana by'indogobe biticaweho n'abandi bantu birahari. Iko biba bimeze. Nugushyiraho kondisiyo uti Uwiteka nshingiye uko bimeze ndwanaho, nzanira icyana cy'indogobe kiticaweho n'undi muntu, umfashe wiyaranje, kiri kwa Ntuza ndahazi, ntihagire n'umwami, ntihagire na mudugudu, ntihagire na diakoni, nta divorce, nta kubyara hanze, atari ikiraya. Cyana cy'indogobe kiticaweho n'undi muntu. Ngo se muri modore dododo, ese kuvugisha ukuri byica umutumirano? Ngo aho wamukura hose ngo apfa kuba ari umugore, ngo mpfa kubona unduhuye, ngo ukankura kuri aya magambo bari kumvuga, ngo urabona imyaka ibaye 40 ngo Mana nanjye nkagira umugabo nitirirwa. Dukeneye ibyana by'indogobe biticaweho n'undi muntu. Aho biri turahazi biziri. Bibiliya iravuga ngo ni kwa Ntuza, ngo agenda kwa Ntuza, ngo urabona icyana cy'indogobe kitigeze gifata n'irembo, kitigeze gisaba ngo gikwe, kitigeze cyaka divorce, kitakoze mariage civile. Haleluya! Tuvuga cyane amen, twongere cyane amen. Imana izatugirira neza.
kandi ifite kugira neza kwica mu kuboko kwayo. Nta kinanira Imana mu gihe cyasezeranijwe. Kandi mwabantu mwe mwihanganira igicuku, mutegereze igitondo. Inkoko yabika itabika, amaherezo buzaca. Nabwiye abantu ngo ibyari bikomeye kwari ukunkura ku itabi, cyari gikomeye kwari ukunkura ku rumogi, cyari gikomeye cyari kunkura kuri iriya mini, cyari gikomeye kwari ukunkura mu kabyiniro, icyari gikomeye kwari ukunkura ku bufozi. Naho aya mamodoka n'amazu biroroshe. So biroroshe cyane. Tubifiteho n'amakuru kuri ibi bijyanye n'amarozi, ibijyanye n'amahembe, ibijyanye n'abashaka kudutwarira abagabo, ibijyanye n'abari kubaha inzaratsi, ibijyanye n'abatakiganduka. Ibyo byose umuririmbyi yabivuzeho. Harabaga ati mwitonde, izo mbaraga ndazizi nanjye nahuye nazo. Baramaze ati se none duha ubuhamya nk'ukuntu wabigenje natwe tubigenze ko. Ahita avuga ati nge ntacyo nakoze uretse kumwizera, cyakoze kimwe nabaha mu buhamya bya bindi mwabonaga nabyimbye amaguru, mukabona amaso yabyimbye, mukabona umugongo wacitse, mukabona ntabwo mbyara, mukabona ishuri ryananiye, mukabona minerivare yabuze, mukabona ndi umusambanyi, mukabona ndi umusinzi. Za mbaraga zose zandwanyaga yaziribatiye igorogota. None n'intaraza bari kumpa ubu ntabubasha, haleluya, ntabubasha zifite, n'amahembe bari kohereza ntabubasha, n'abashaka kudutwarira abagabo ntabubasha, abashaka kutwirukanisha ntabubasha. Sinzi ukuntu muri kuba b'Ikigali oya ntabubasha bigifite. Impamvu niyi ni ukubera ko twigeze dutabaza Yesu, tugahamagara umwami wacu, tukamubwira ngo Yesu uri mu ijuru, yewe Mana Data wa twese, hari umuntu uri kurara acuragura hano, bigatuma tudasinzira, bugaca umugongo wacitse, inda yari irimo igahita ivamo, akazi twari turimo bakatwirukana. Wadutabara nawe agahita twitaba ngo yemwe ndaje, nimukomere ko ndi hamwe namwe, ninde wabashobora? Ko ndi hamwe namwe, ninde wabashobora? Umuririmbyi w'umushaye magambo ababwira ati bashumba mfite ijambo ry'ihumure. Haramubaza ngo nirihe? Arabwira ati regara amakuru namenye, intwari y'umwami n'ubundi ntiyita ku byiza, nuko ihora imeze ngo ibone kunesha Satani. Ati se none dukora iki? Ati umukiza ubwo yavuze ngo aradutabaye, tumukurikire twizeye. Yewe mumeze nk'abanewo. Tumukurikire twizeye ubutwari bwe. Yesu ni intwari, ariko we ntawe, ariko Mana we, Yesu ni intwari kugeza ku rwego ibyo twise intwari cyangwa ibyiyitirira ubutwari bimubona bikamubwira ngo Yesu we, twari twaragambiriye kugira aba bantu bawe imbata, twari twaragambiriye kubaguma, ariko tukubonye tugize ubwoba, duhinze umushyitsi, aha twari turi nk'amazi turi kugenda tubadumbagura, turatuje. Noneho nibambuka, ntabwo bumvise ibyo mvuze. Ndi kuvuga ko akunda ubugingo bwacu cyangwa ubuzima bwacu bumeze, buri ku kigereranyo ngo bugereranwa n'ubwato mu mazi. Amazi adufata uko ashaka, agenda dumbagura iburyo ibumoso. Ariko umuririmbyi aravuga ati njye ibi ndi kubireba, ntabwo ari ubwa mbere tugeragejwe n'amazi, ntabwo ari ubwa mbere byidumbaguye gutya, ariko njye mfite icyizere
cyuko bizashira. Baramubaza ngo mbese ibyo bintu byizeye nka gute? Nuduhe fact natwe twumve ko byizeretse. Aragira ati ntabwo nabona umwanya wo kubasobanurira wana. Njewe mfite ihumure ubwo tuyoborwa n'umukiza wacu, tugire amahoro muri uru rugendo. Aravuga ati ubwo uri kubivuga gutya iwawe mwaraye muri dore. Wabura se kubivuga ufite akazi? Usabuzwa n'iki kubivuga wicara mu ntebe z'abayobozi? Ubwo urumva udafite ukubayeho. Wabura se kubivuga gute waje uparitse? Wabura kubivuga gute se waruri indege? Ndavuga ati ntabwo ari uko Imana yangiriye neza muri ubwo buryo utekereza, ahubwo nubwo uyu muyaga ufite imbaraga, nanjye ndi kuwumva, nubwo uyu muyaga ufite imbaraga, ariko natwe twegere. Hari ukuntu uhumuriza abandi bakagira ngo nturi kugerageza. Muri iri ndira ati nimuhumure ngo tuyoborwa n'umukiza wacu, dufite amahoro muri uru rugendo. Batubwura hazi. Wabura se kubivuga gute? Kenyera ibitenge ukitega ikindi, wambaye impeta umugabo yakwambitse, bana banyu bari kwiga mu bigo byiza, kundengwa aho ufite umuceri urya n'uwusigaza mu mufuka, kifata gutya uza witwaye yapfa ukagenda mu ya madamu, warangiza ngo uki undatireka da, ntukabirebere mu gatambaro k'umutuku, ntukagire ngo nubwo ntarabyaranye singeragezwa ukundi, ntukagire ngo nubwo ntarashaka ngo umugabo nkubite simfite ibingerageza. Ariko aramubwira ati hangane, nubwo uyu muyaga ufite imbaraga, natwe twegereye ku nkombe y'uruzi. Nta muntu umwe wenda umwe atari umwe unyumvise ngo avuge amen. Ndati wenda mfite uko wabibaza, wabona waradusevinze ari konte bloke akazatuguha mu mezi ari imbere, akaba ariyo mpamvu uri kuturengwaho. Ndamubwira ati oya, ntabwo ari ayo na sevinze. Kwizera Yesu ntabwo bigendeye kuri konte yanjye. Kwizera Yesu ntabwo bigendeye ku rugo rwanjye. Kwizera Yesu ntabwo bigendeye kuyo nize. Kwizera Yesu ntabwo bigendeye ku bana nabyaye. Baramaze se none umwizezwa n'icyo? Ati ngewe mwizezwa cyane rwose nuko yashoboye kuturinda, agashobora no kutweza ibyo twamucumuye ho. Tuvuga ati gituma nizera ko runaka azava mu ikode nuko yashoboye no kumukura mu buraya. Abusobanura bina barabyumvise. Akavuga ati kinyizeza ko runaka azatunga imodoka ye nuko yamukuye ku nzoga. Igituma nizera neza ko runaka azabyara nuko yamubabarinda yari yarakuyemo mbere. Ikinyizeza ko runaka azashaka nuko Imana yamubabariye uko yibaga. Twizezwa Imana cyane ko ari byiza dukorera bitewe n'ibyo yakoze mbere. Twabonaga bituruje twanapfa, Imana ikaturinda gupfa, mu cyimbo cyo gupfa ikaduha ubuzima. Turacyariho turabaragwa, uretse ruriya twarokotse iracyakomeje no kuturokora, kandi uretse na ruriya izaturokora, izaturinda n'urupfu rw'iteka. Hari urupfu harutse kubwira abantu, ndimo kubakumbuza ijuru. Ngiye nkumbura ijuru, ndikumbura nk'uwarigezemo, ariko sindarigeramo. Ariko hari ukuntu hajya n'uwitwa nde si Yohana, ngo yazamutse agera mu ijuru rya kangahe Paulo, ngo agire ibyo abonayo, agaruka ari kubwira abantu ijuru nk'uwarigezemo. Aravuga ngo nubwo ntarirayemo cyangwa ngo ndyinjiremo, ariko naribonye, hari ibyicaro umwami yaduteguriye. Ntabwo babyumvise. Nk'abantu mwe, igihembo nyamukuru ntabwo ari uyu mudamu, ntabwo icyo ari cyo gihembo. Yesu niwe nzira kandi niwe bihembo byo kurushana. Ntabwo unyumvise avuge amen. Cyakoze ngo hari ikintu kizabaho. Imana ifashe ninga present ako kantu bakumve nkuko nge mbyumva. Hari igihe mvuga Imana nkumva mbyumva ku rwego rudasanzwe. Hangane kuguhagurutsa mushumba niwe uri hafi. Urabona uriya ntingukomeretse niba udafite ababyeyi. Ujya kuzana uriya mukobwa, waramwizeye uramubwira utuva ngubwire wa mukobwa, ntabwo nakugira umugore wacu batakuzi. Ngwino mama kurebe, ngwino papa kurebe. Siko bigenda mu muco wo kugira uzana umugore. Ubwo mukobwa ataha yabikonfirmye ari kuvuga ati pe uriya musore wanjyanye iwabo arankunda. None rero umva Yesu,
ntabwo umuntu unesha ibyaha azamufata ngo amuhe inzu, ntabwo umuntu unesha ibyaha azamufata ngo amuhe imodoka, ibyo n'abapagani barabifite. ntabwo unesha ibyaha azamuha ikote ry'ibihumbi 200, ngo ahubwo azafata akaboko gutya ntiza hano hayazenaka hagende gake gake ati suhuza bano n'abakerube, suhuza n'abo baserafi, ati pepera na biriya bizima, narangiza kubwira ati pepera bariya mwabanye mwisi. ariko ngo akora ikintu gikomeye gutwara akaboko, avuga ati genda ntukubagane, ngwino akubwira ati suhuza uyu niwe data wa twese. Muririmbyi yavuze ngo ikintu gikomeye, Yesu azavuga izina rye ku Mana mu ijuru. herewene shakostafo inima, kuvuga izina ryawe. uzabanyuranyuramo gakeya, akubwira ati biriya bizima bisuhuze, ati mukomere, ati wasuhuje bariya bakeruba, ati muraho neza, ati suhuza n'abariya bakubanjirije kuko ijuru uzitwe ba mbere tuzaba tubigiyemo, ati mukomere, ati suhuza na Henoki bazamutse bacambaye umubiri, ati uraho Heno, ati ntabwo nari nguzi bajya bakumbwira, ati ngaho suhuza na Eli, ati Eli urino murakomeye, ati ubwo mwisi mwe mwari mumerewe mute, ati birakomeye, ariko washimwe Yesu watuneshereje. Yesu avuga ati buretse kwicara nubwo hari ibyicaro nagutegura, ati ngwino akujyana avuga izina ryawe ku Mana mu ijuru. ati uyu nguyu ni wa wundi wumvaga nkubwira naguze amaraso, bamwita Georgette, uyu ni Zawadi wa Kaguta, uyu mukobwa yateraniraga kuri Bukane, uyu mukobwa uzi ibintu byamubayeho ari mu isi. hakuvuge iyo ugiye kumuperezanta buri uravuga uti uyu mukobwa ndi kuvuga iby'iwacu ariko n'abandi bagira ibyabo, uravuga uti ni runaka ni Zawadi, yobate ni mwene nde, turi wa Kaguta kari n'ijabo, utese none ni mubaki, turi abasita, uti mwabaga mu buhe muhana, uti wenda n'uwa runaka, jefu wanyu yarinde, uti namenye ubwenge hariho uyu, mwabaga mu ihe teritwari, ukajya ukavuga ati nuwacu, nuwacu nta kibazo, ni umwana se nuwacu. noneho Yesu nawe nuko azaguperezanta, mbese Imana mu ijuru ibi ngibi by'amadini twirirwamo ntabyo barimo, ntabyo barimo. zagerayo baguperezante bati uyu ninde, ati ni Zawadi, ni wa wundi nakubwiraga naramukunze, mukunda anyine ari mubi, ujya wumva abagabo ukunda avuga ati buriya madamu namuzanye ananutse, timuhati birya arabyibuha, amaze kubyara abana 2, reba uko angana baye ikibaju, hakakuvuga neza ati rwose madamu tuzibira yari afite, tuza wahumura nawe uzabyibuha. na Yesu nuko azatuvuga ataka kantu zitabikanywa, ati karagasinze ariko nkarebye kigaragura mu ivata, ndakabenguka ndavuga ngo kabeho. nigeze mbwiriza abantu ndababwira ngo Yesu atandukanye n'abantu, buriya ajya kurambagiza uriya mudamu ndagutanga urugero, niwe wamuzanye ndamubona, hari igihe avuze ati ukuntu ari akayobe, ukuntu ari muremure, ati ukuntu ngeri wabo buri gihe ngasanga hari isuku, ukuntu yisiga utuvuta twiza, hitwa n'udukondisiyo abasore bajya bagendera bari gutereta. nanjye hari uherutse kumbwira ati ngewe yo ndebye agahanga kawe meze nk'uri kurambura amaso witeze agatambara, ati Zawa, timba mbona Bikira Mariya yatabyara Yezu wari uzabikora. ndamubwira nturabeshye mwa, urabeshye, ariko yari yabimbwiye. abasore bari kurambagiza baradufaburika, hagafata nk'uku ngana wagira ni madiriye, kakubwira ati Zawa tukumeze imbere biringaniye n'inyuma biringaniye, ati mba mbona uteye ntariko sha. ariko Yesu wacu ntabwo arambagiza imico, arambagiza ingeso. abumva ikinyarwanda nibo barabyumva. Yesu ntabwo arambagiza imico, arambagiza ingeso.
agusanga uteruye icupa uricuritse gutya agahita afotora akavuga ati we uyu mukobwa ucurika icupa gutya shaye wiza wa nuko ucurika icupa wawe ureba iri cupa rihinduyemo mikoro ukuntu yaba ameze we ari kubwiriza Yesu arambagiza ingeso kagusanga uri kuwukata uri murabyina wawe uryoheje ujya imbere ugarura ari zuku uhereza akakwitegereza ati mbega ka wawo kuntu yinyereza amano wamushyira mu gisirimba Yesu ntabwo areba nk'abantu abandi barambagiza imico Yesu akarambagiza ingeso mpamvu mbivuze gutyo ni umuririmbyi babajije umuco bamukundiye wahita avuga ati nta muco nari mfite n'ingeso zari zinyuzuye ati suko nari mwiza habe namba n'ubuntu bwo Yesu yangiriye wabivuga ukabivamo Yesu uko aryoshye katwisengera Imana dusenga Imana tugiye gusenga muze dusenge tugiye gusenga turasengera mu cyifuzo kivuga ngo unyuhagire ibyaha mutabazi negupfa icyo cyonyine kuko twamaze kumenya ko ibirori bigiye kuba nibyo Vashi itazasenderwamo nibyo Esiteri azimikirwamo rero Imana itwuhagira ibyaha byacu biturinde gupfa kuko ibyaha nibyo bidutera intege nke ariko nidushira ubwoba mu isengesho tugashira ubute nyuma tuzatabaruka seme amen twongere cyane amen hari umuntu waba uri muri iri teraniro umfashije gusenga tukavuga ngo ibyaha twakoze ni byinshi ariko umwami twuhagira ibyaha twe gupfa yarangiza akavuga ngo nyimara kumenya intego y'ibirori bigiye kuba kwa ari ukwimika no gusenda akavuga ngo nkugireho icyifuzo ngiye ungirira ubuntu Mana ihoraho muri uru rugendo mfite ngo azamure ikiganza twisengera Imana niyo yaba umwunshigikiye umfashe gusenga Imana tuvuge ngo Imana itugirire ubuntu mu gihe cyo kwimikwa natwe tuzimikwe mu b'Imana igiye kugirira neza natwe tuzabonekemo zamura ikiganza wemeye gusenga abandi mugani wa yaterime nasanze naha twubika imitwe dusenga Imana ariko umuntu ugize icyifuzo mu mutima we akavuga ngo nanjye nshaka kugirirwa neza nawe akavuga ngo nanjye nshaka kwimikwa nere kuzajya mu rutonde rw'abasendwa akavuga ngo ngize icyifuzo cyo kuzavuga izina ryanjye ku Mana mu ijuru azamura ikiganza dusenga Imana abashumba badufashe gusenga Imana ibaho umugisha abazamura ibiganza bahaguruka ku maguru tugiye gusenga nababwiye ngo unesha ibyaha niwe Yesu azavuga izina rye ku Mana mu ijuru mukanguke mutambuke tujye mu ntambara kwicara ntacyo bimaze Satani aracyariho zamura ikiganza usenga Imana nanjye mfasha gusenga tuvuge ngo turashaka kuzavuga izina ryacu ku Mana mu ijuru nari nsabye abazamuye ibiganza ko duhaguruka no ku maguru yacu abiri tugasengera kuri icyo cyifuzo Imana iduhaye mu izina rya Yesu Imana ibaho umugisha Imana ibaho umugisha abakomeje guhaguruka bakavuga ngo dushaka kuzagera mu ijuru Yesu akavuga izina ryacu ku Mana mu ijuru Imana ibaho umugisha bahagurutse Imana ibaho umugisha mucunguze ubujye umwe tugiye n'ikigufi tugiye gusenga Imana tuvuge ngo ibyaha byacu ibyino mu isi turabihinyuye twifuje ibyo mu ijuru kandi twamaze kumenya ko igihe cyo gusendwa kigeze udufashe twe kugira ibyo twimikira gukora mu murimo wawe Imana yo mu ijuru ibaho umugisha abayobozi ba gahunda muradufasha aba bantu bagiye gusengerwa nabemeye mu mitima yabo bakavuga ngo bajyaga barurungutana mu by'isi no mu ngeso mbi ariko bagarutse ku Mana ntabwo bazongera kuzimira noneho na Yesu azavuga izina ryabo ku Mana mu ijuru Imana ibaho umugisha reka dusenge